Boss, imeze bite wowe? Baca hasi. Hasi nyine Hasi. Ele bazen ari Open your eyes. Listen. This is what happens. Listen. This is what happens when you put God first and you put some effort and hard work. Guys, for 1 second. This is what happens when you keep God first and you put some effort behind that faith. Because faith without effort means nothing. Yeah. Brother, you've been grinding for a long time. So this is not from me. This is from God. Amen. Amen. Love, brother. Wow. If tomorrow something gets you love, brother. You guys are coming, you're gonna have to have a free ride. So this right here, you gotta have for you. Right? We got a team, right? So this is gonna be transportation for you, so you don't have to wait on any rides. You don't gotta wait on a bus. You can get straight to it. Because I believe that your message needs to go to the entire world. This own car, open. Wow. Good. Amazing. Wow. Love, brother. Wow. God is walking. This is the blessing from God. This is your hard work. Where's Corona? Right here. Wow. You've been grinding, bro. Wow. You've been grinding. Amazing. Look. Wow. You've been grinding, bro. You're emotional. God is amazing. Remember? God is walking. He works through people. We walk from God. We can see and feel the blessings from God. God is working through us and all. And He's blessing us as well. I've got new car spotted of care. And I was just advising him, telling him what's going to happen. Wow, amazing. Amazing. A to B. God is walking. Too easy. God is walking. Yo. I'm gonna get on the other side. It's your own. It's your own car. No more rent again. Jesus is the king. It's a Kia. I was looking for a Jeep, but they have no Jeeps out here. Jesus is the king. This is walking. This is going to be point A to point B. You know what I'm saying? Now, to learn to drive it, we can get you the stick. Maybe I'll give you the steering wheel. You drive it over time. Don't feel love. Wow. This is amazing. Yego ndagira ngo n'ubundi ntabwo nje kuvuga byinshi cyangwa se n'ubundi ntabwo ndibuze kubanja kure y'ukuri ko byakomeje kugenda bigaragazwa uwizeye Imana Enoke cyangwa se Kagarara akaba yamaze kuba yahabwa agera ku bihumbi bigera kuri 5 by'idolari ariko kandi akanahabwa imodoka nyuma kandi akaza kuba ablessingwa iwe ku muryango mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda byumvikana ko umuryango we waje kuba uhabwa inzu ndetse kandi ukanahabwa n'imodoka ndetse n'ifamu yo kuba bazajya bororeramo inka zabo ku byakomeje kugenda byumvikana. Nakunze uburyo witwa Kagarara yakomeje kugenda ashimira witwa Ashton Hall kubera ko mu by'ukuri yakomeje kugenda amuhindurira amateka
benshi mu banyarwanda bari aho ngaho bakomeje kugira mu by'ukuri bishimira ukuntu uyu munyamahanga yaje mu gihugu cy'u Rwanda akaza kuba ablessinga cyangwa se anafasha uwitwa Enoke Uwizeyimana cyangwa se Kagarara uze kumwita uko bishaka bitewe nuko umenye. Ndagira ngo uwitwa #horo mu by'ukuri ntabwo ari Kagarara gusa afashije, dore ko ari ingeso ze zo kuba yafasha by'umwihariko aba content creator cyangwa se n'ubundi abasanzwe bakora ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi byumvikanye ko uwitwa Kagarara yahawe imodoka ya miliyoni 12, ariko kandi byakomeje kugira byumvikana ko nyuma yo guhabwa imodoka ya miliyoni 12 agahabwa nagera kuri miliyoni zigera kuri 7 n'amafaranga arengaho ibihumbi 345 yashyize mu mafaranga y'amahanga cyangwa se mu madolari, araza kuba avunjwamo ibihumbi bigera kuri 5, ari nabyo biza kuba byahinduka agera kuri miliyoni 7 n'ibihumbi 348. Kuri aka kanya witwa #Indian akaba mu by'ukuri nawe yakomeje kugenda yifatanya na #Small ndetse na #Hall, kubera ko mu by'ukuri bose n'abavandimwe nk'uko bakomeje kugenda bahozwa n'uyu mugabo cyangwa se n'uyu mwana musore uturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika. #Hall mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda byumvikana ko benshi mu banyarwanda bakomeje kugenda bashima uko Kagarara yakomeje kugira mu by'ukuri apfukama hasi agasenga. Navuga ko kugeza kuri aka kanya uwitwa Uwizeyimana Enoke cyangwa se Kagarara uze kumwita uko bishaka bitewe nuko umumenye, ariko kuri aka kanya byakomeje kugenda byumvikana ko ntabwo yahawe imodoka gusa, nta nubwo yahawe mu by'ukuri aya mafaranga gusa, nta nubwo ari inzu gusa yahawe cyangwa se uyu muryango we uza kuba uhabwa famu. Byumvikanye ko yaje kuba ahabwa fame ikomeye cyane, ndavuga ubwamamare. Uyu munsi Kagarara numwe mu bari gushakwa na brand cyangwa se n'inganda zigiye zitandukanye, kubera ko yamaze kuba yagirwa icyamamare. Nakunze uburyo witwa #Hall yakomeje kugenda amubwira ko amafaranga yamuhaye ni beginning cyangwa se ni itangiriro, kubera ko witwa #Hall azi icyo yakoze kuri uyu mwana musore Kagarara, ndetse Kagarara naza kuba yitwara neza, ntaze kuba ajya mu nkumi, ntaze kwa by'ukuri asamara nyine ajya mu bidafite umumaro, araza kuba atera imbere byanga byakunda. Brandi yaho yageze ni ibintu mu by'ukuri bikomeza kugenda bishimisha benshi. Kuri aka kanya numwe mu bafluencer ku isi bakomeje kugenda bakurikiranwa. Ndakubwira ngo aka kanya uwitwa Kagarara numwe mu ba influencer cyangwa se mu by'ukuri numwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu ba content creator bakomeza kugenda bakurikira n'umubare munini cyane cyangwa se n'abatari bake. Kuri aka kanya bikaba byumvikana ko Kagarara ari umwe mu bantu bari gukora video cyangwa se ifoto ikaba yarakingwa n'abagera kuri miliyoni 122, zose zikaba zarakinga cyangwa se zigakurikira bimwe mu bihangano by'uwitwa Uwizeyimana Enoke wamamaye nka Kagarara kuri aka kanya, ariko kandi akaba ari kwitwa #Small wiswe mu by'ukuri na #Hall uturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka twizere ko nta gihindutse uyu mwana w'umunyarwanda nawe ashobora kuza gukirigita ifaranga z'amabrand cyangwa se ashobora kuba aza kuba ahabwa amafaranga mu by'ukuri n'inganda zigiye zitandukanye zakomeje kugenda zigaragaza ko mu by'ukuri nta gihindutse, batangira kuba mu by'ukuri bamuhamagara akajya kuba yasinya mu by'ukuri amafaranga. By'umwihariko y'izi nganda zikomeza kugenda zigaragaza ko zakunze uko Kagarara mu by'ukuri akomeza kugenda yitwara, ndetse nuko akomeza kugenda akurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ze akomeza kugenda akoresha. Ariko nyuma yo guhabwa mu by'ukuri ibintu bingana gutya cyangwa se nyuma yo guhabwa fame ingana gutya, burya iyo uhawe fame hari byinshi bikomeza kugenda bikwiruka inyuma, burya uri gutabarwa na Satani nawe aba abyura imihoro mu by'ukuri kugira ngo aze kuba yagufata mpiri. Kagarara rero araza kuba yahandoringa ibintu gute, kubera ko uri kubona ko Kagarara abana b'abakobwa barakomeza kugenda bamwirukaho nyuma yo guhabwa brand, nyuma yo kugirwa famous, nyuma yo kuba mu by'ukuri yahabwa ingano y'amafaranga angana gutya. Abakobwa b'i Kigali ndagira ngo namurabazi uko waba umeze kose, uburyo ufite ifaranga baraza kuba bagukurikira. Kagarara kandi akaba yatangiye kuba akurikirwa n'abakobwa nyuma yo guhabwa igikoko cy'imodoka. Ari bake cyane mu Rwanda bazitunze, ariko kandi benshi mu Banyarwanda bakomeje kugenda bagaruka ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ese bibaza uwitwa Kagarara akigera muri South Africa yasezeranyijwe na #Hall ko mu by'ukuri agiye kumuhindura ubuzima, akaba yanava mu ishuri, by'umwihariko ngo nawe akaba yashinga kaminuza. Benshi batangiye kwibaza ese mu by'ukuri iyi modoka n'aya mafaranga miliyoni 7 nibyo byatuma Kagarara ava mu ishuri bitana kubaka inzu mu
mujyi wa Kigali benshi mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri iki kintu bakavuga uti wenda reka dutegereze turebe witwa Ashton Hall ashobora kuba mu by'ukuri yakongera kuba yahindura ubuzima bwa Kagarara kuko benshi ibyo bespectingaga Kagarara azahabwa mu by'ukuri ntabwo ari byo babonye miliyoni zigera kuri 7 inzu imwe ndetse n'imodoka bitewe n'ibyo byavuzwe